Mwiriwe. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Ndaho neza. Komeye cyane mubyeyi. Turabagendereye turashaka kubasura. Murakoze cyane kubakara. Amakuru yanyu. Amakuru ni meza. Amaso ntabwo ari aya ngaya ariko. Ubwo Rozana ko adakumara abona amahoro. Rozana se? Rozana araho nta kibazo. Kongera nanje kureba. Waje kugira kumureba. Ntazi kwa muhungu nawe. Ubu akanya uribagiwe na Rudomo ibyo gukoreye. Kugira ngo ngiye ninjye wese n'urukundo. Ko mwabahungu bo muri iyi minsi. Nge nari nzi kutazagaruka izizira. Ujya kugaruka se kugaruka ni imbere cyane. Ariko nawe igitinyiro cya Rudomoro ntago ari nk'icyawe. Igitinyiro cyanjye ntago cya Rudomoro ntago ari nk'icyanjye. Gusa ushatse kuvuga iki? Kope. Ikintu nshatse kuvuga. Igitinyiro cya Rudomoro ntago ari cyo cyagarika imitima y'abakobwa. Ze ngo uransuzuguye ga? Ntago ari kugusuzugura. Nyine iyo umuntu agenda akura ibyo agenda yumva akumva bashaka kumubwira nabi ariko umuntu asobanuje nta kibazo. None ugace kureba Rozana. Urudomo ragusanza? Niyo yansangana ariko ubwo niko byagenze. Rozana se wundi arawukunda? Ntacyo kikabyihorera cyo gupfa. Rozana namukunze kandi nawe arankunda ndabizi neza ko kandi nanjye ndamukunda. Ni ukuvuga ngo hacimo noneho iminsi ibiri ntabwo ni nk'umwaka wose. Neza. Ushize tutabona. Ntabwo mbizi. Ntabwo ngewe nyine naba umugabo wanjye. Njye ntabwo nakwikwankana. Ariko nawe buriya ntabwo ari we haba hari impamvu ibimutera. Cyakoze Rozana ntabwo ari inape. Ko mpamagara telefone niba. Ibi birashoboka ahantu yagiye gusura. Bya bindi bari amarezo. Waba uhazi se byibura ku buryo nazajya kumwirebera? Ihangana ariko iminsi umaze umuhamagara n'umubone ntabwo byatuma wirukanka imisozi ngo ugiye kumureba. Ari hafi ari mu nzira zawe. Njye ko bwanjye nuko bibaye byiza nuko najya kumureba kuko buriya iyo utekereje umuntu n'umubone aba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko buri muntu agendamo gake. Reka natwe twarakundanye. Haba igihe ugenza ibintu gake gake. Ashoboye no kubona muri huti. Ngati umusore ntabwo namenye ibyo ari byo. Ariko ubundi ugenda gakeya. Ukamuhamagara byakwanga no kwihangana. Kuko nawe ahari ari gutekereza nuko uje kumureba ahangaha. Kandi azaza vuba ntabwo azapfira. Birumvikana nanabona na network azamuhamagara. Dore uranadutunguye use umuntu yakuze manira se? Nta kibazo. Nta kibazo murakoze cyane. Mba niriwe ndajarajara ubwo nibwo nanjye mba ngezemo. Kandi igendere. Urugendo rwiza. Naho nta kibazo. Yego naza muza nanjye muza. Azana kwihamagarira asaba kundana wamenye ibyabo. Sasa murakoze. Yego ngaho urugendo rwiza. Bamora musanza. Yarema. Ese na wundi nyirantambara usibye ko umuntu wenda biba byaragiye icyaro kikamuherana n'imirimo ikamuherana kugira ngo ibintu ntibyakomeye. Ariko Rudomoro ntuzi guteka imitwe mirimo. Wavuze ko wari umaze iminsi uhuze uri kurya amafaranga. Se shabwa ko ntacyo nakwima nyirantambara. Uranyima kabiri se. Gute se ushatse kuvuga ko utambereye igisambo? Gute nyine nakubereye igisambo. Murangira umusore mwiza ufite amafaranga agenda yagupfurika wirira wenyine. Mucombera amafaranga ibihumbi bitatu yampaye kuko warajya tubisaranganya ute ko. Bitatu se bitatu n'amafaranga make. Ntarimo imigabane ibiri. Ufashe icyatanu nanjye ukampa icyatanu. Ntago wakuma witwa Rudomo. Wenda nyine usibye ko iyo mibare yo kugabanya ntigeze nyitekerezaho. Ariko nanone ntago wagakwiye guhita ufata umwanzuro ngo ugende utumbe nk'irindazi washize mu buto. Ntago byagakwiye kukubabaza bingana gutya.
Salamu rafiki. Vange Meze bite? komera cyane. Yego yego. Meze utese? Ni sawa ni sawa. Hano mfite amafaranga. Byarancana. Amafaranga bande turarira wowe. Aya ngaya amanini nayaha amato nayaha. Uravuga amafaranga Yego. aya ngaya nese uba yakumarira Bose nyine nsobanurira. kandi ni Amanini nayaha. amafaranga manini naya ngaya nese wowe nta nubwo amaso aguha amvanje ubundi wagaruka wize ni seraye wize aya ngaya se n'amafaranga mvanje hore nakiraga ngo urajijutse Ko ndi kubona amanini araya. Araya. ayihehe subira Reba hano, reba hano. Reba hano ariko. Reka mvanje mva mu byuri Reba kataya. uretse nkwe nk'urugero nese ubu fata ibuye rinini ryubaka inzu noneho nurangiza gufata ibuye ryubaka inzu zahabu yari yayize Ndayizi. asaho jebetse gutya zawe ni ukuvuga ngo zahabu aba ari gatoya nese ubwo ari ibuye rinini na zahabu ikifite agaciro Ni zahabu. none se wakabimenye reba hano ako buretse nkwereka agaciro k'iyi noti kubera ariyo nini reba Zuko isa nk'ubutaka. isa n'isambu wayibonye ni ukuvuga ngo iyi note iruta iyi ngiyi iki se wakinyuza he iki urabona gisa n'iki se Gisa nk'ikariti. Izi baha abantu. ibi ni ibishingwe wowe Bahabaki. ibi ni ibishingwe yaga mvanye none se no komera kikiri iyo niyo nini ahubwo kamwereka Reka nge nawe nari mbizi. Nabonaga icyo ari cyo kinini. urajebetse bigeze aha ngaha koko njye ntabwo natumbye ahubwo burambana neza kuko iyo nza gutumba nkurikije agaciro k'amafaranga yambwiye amaze kuguha ubu izi saha twicaranye ntabwo uba wicaye nkubwira reka tubibare none yakubwiye ngaho aha amafiriti inkoko iki amayoga amafaranga ubwayo ibyo bitarimo yambwiye ko bifite agaciro k'ibihumbi hafi 70 hafi 70 se nimba yarakubwiye bumbafu nimba yarakubwiye ngo yaguze ngo inkoko n'ayo mafiriti ibi najyaga kugura hafi saa 3 saa 4 z'ijoro byarinze no kumva ku nzoka ibyo bintu nibyo nzaza nkwamagara ngo byuka arayiguze byuka amayiki byuka amayiki cyangwa ukundira ntuburi icyo wireguza ako se nyirantamba ndakumva usibye n'intambara yawe n'amatiku n'amahane uri kunyumva ubu nicyo kintu wari umpamagariye koko nkaguhamagara se njya kugira ngo nibwe ngo utaranga mere ku wa mbere mvuga ngo rudomoro yagize acya twafatanyije gahunda izi nizi ngomba kuguhamagara nkabikwibwirira nese cyumba atariho ubundi cyumba ati se uri kumuzana muri gahunda zanjye nawe mu biki nyine nawe nari mushaka iyi gahunda twe dufitanye hari amafaranga yansigayemo bizakuzindura uyu hari amafaranga yansigayemo amafaranga kwirwa naranga ngo namugushije ngo pompota ngo yapfuye ngo yagize ubuwe amafaranga ngewe yansigayemo se avuze ko azayanyima ariko wa mugabo we data we koze hasi unyibutse ibuye namuhaye amafaranga yo kujya kugura akawunga urangije umuhangikamo cya gipfungo ni computer warangiza ngo agusigayemo amafaranga ahubwo ntibinashoboka ako sinzi ibyo ukinamo wowe ntabwo biri bushoboke we sinzi ibyo ahubwo ukinamo urava hano yasubije we sinzi ibyo ukinamo ibyo nkinamo njyewe twavuganye amafaranga uri kunyumva neza amafaranga atuzuye nayo imuhaye ari nzima yigeze yatsa nijoro ngo yange kwaka ko namubwiye ko ikoreshwa n'umurasire w'ijoro umurasire w'ijoro cya kintu cyapfuye muri rimwe ko uzi ko n'abantu bagikoze ubwabo batakiriho banagikoranye ubwenge buke wabanyaye computer yaka nijoro noneho yakakumana ara waramuhwijaritse ngo ni computer cyo kora koko ahubwo we nawe ubwawe mbona nta terambere mwebwe muzagira uzarigira dute se reka nkubwire reka ibyo tubivaho reka tugaruke ku cyo wari wanzinduriye mucombero ni umuntu udashoboye guteka uri kunyumva neza mucombero ni umuntu udashoboye kuganiriza umukobwa ngo amubwire amagambo meza kubura kutiga si ikintu kutiga ariko kamubwire uretse kubika kamwereke mfite boro simbona uburyo ukunda kugura ibintu by'amaboro nyereka ndebe mfite boro mfite amakofi azayikubita rudomoro masaye uri kwireba original nta kintu kirimo kandi ari byo buretse mubwire ubibyeyiko wapi nawe reba akasura kazi reka da ubundi yibayita irumanya amafaranga irumanya amafaranga ku buryo ikofira nayo dushyiremo turebe sikira yarumanya buretse mwereke wowe uretse mwereke nukuvuga ngo sureba gucyo ubitse ejo ushobora gusangamo n'ibihumbi na 50 n'ijana wabisangamo kandi nta n'ikintu washizemo rahira ukumva ikofi ukuntu irenze ngo yakire mu bijyane ndareba ko ejo uretse wumve bite n'ukuntu kenye
wenda aya ngaya nako yego nakubwiye ngo iyi ni ako wenda kugira ngo ubyemere shikira amafaranga yawe ubu ikofi yanjye hari ikintu kirimo reba upfungure no mu byombe yigira n'ibyomba iyo ni sarose ni saramanje yefite ibyomba aha ni mu mbere urahazi se wabonye ibyumba byose nta kintu kiremo ngiye kukwereka ukuntu ikofi byara amafaranga iyi ngiyi rwose gushyira mu ubundi gutunga ikofi no kwizigamira iyi ngiyi wagenda ukano mu iduka hose uragenda iyo ahubwo ni wembe bwiye ntawe uri kutureba ibyo nawe ugira ngo nibyo ndi gutinya se reka yikofa ahubwo mba nagira ngo abantu urabazi buretse mwereke sinkweretse se ukuntu ikofi ishobora kubyara amafaranga ubu sinyifunze ureba muri kureba uretse reba inyuma hariya hose utembere hose ikofi ibyara amafaranga uretse guhindukira nureba imifuka yanjye yarapfumutse utagira ngo wenda hariya n'ahandi nyikuye utagira ngo hari ahandi nkuye amafaranga ikofi ibyara amafaranga aya byagumana mu ntoki ariko jya ufata neza amafaranga mvanye uyu mwana konzi ko wari ugize yambe nyabitse ubu yabitse yashyize hano yashyira aha hafi ariko utayashyira kure yashyira aho ngaho uretse mwereke ukuntu ikofi ibyara amafaranga wabonye arabeshya urabona ukuntu imisozi ari myiza ako wagira ureke kubishyira ahubwo yarabimbwiraga byose twarabiganira iyo nambwiye ko umukobwa wawe adashoboka adashoboka atese ko nta mukobwa udashoboka usibye ko abahungu aribo badashoboka uyu mukobwa we ntashoboka nese umukobwa reka nkubaze umukobwa niwe witeretera umugabo yego se witeretera umugabo ariko niba umukobwa aje gusugwa nawe arabibona ko aje gusugwa akifata neza nk'abakobwa none se niba arabona umusore akamwamaganira kure aho ngaho ni gute umusore atarabona ko ari nk'uruhiro gusa ahubwo se reka nkubwire nimba mucumbero uzanamubaza aza mu rugo nari namubwiye umukobwa wanjye ngo yitere ibirungu yari yirunze arongera arirunga uri kumva murekeye ahubwo umukobwa wawe ngo wari wamwambitse neza wamuteye ibirungu yakubisemo amarinete reka sinakubwira matatara yose yakubise ariko ngo ntabwo yigeze umuteguza ngo umubwire ko umufitiye umushyitsi ahubwo ngo mucumbero yaje asa nk'uri kwitura mu bintu atazi ibyo ari byo surprise uteguza umuntu noneho yego rafi aze ubona ukuntu imisozi isigaye yarakize ariko ubona noza nujuje kadaste reka ara kwa gatari hamugire kadaste yana wa mutindi nta kintu ufite ubona umutindi nka cya uri umutindi ndakasa uri umutindi binyereka nibwo ndemera genda yicara nkega makaguru ku kandi binyereka nibwo ndemera mu gihe uteranyereka ntawe bikunda use kugira ngo wenda wemere wowe urampinga ukampenga nese ubona tukiri mu rwego rumwe ntabwo tukiri mu rwego rumwe nsigaye negama amafaranga kwizana niyo mpamvu iyi kofi yanjye kuyigira ni nko kwizigamira wumvishe uretse mbanze mwereke wenda hano kofi yanjye ubu guke uri kubibona ndi gukubita aha ni ukurekinga amafaranga bari kwibara wumvishe hano nshobora kunda kubita gutya harezemo bitanu nkubite gutya tubize hehe njyane inyuma hagiyemo na bibiri babyumvishe uretse mwereke ayawe se uyafite ntabwo utanyiba ariko bakoko kandi nakwiye umuhanya nawe utanyiba akanyafate mu ntoki yafate mu ntoki byara kofi yanjye byara nanjye ubundi wari wemera ko reka wakwemeye wa musore yarekana ukajya gukora uretse musaba akantu kamwe uzambere inyangamugayo ntuzagire ubibwira ahubwo kabitera ntabwo ari umukobwa wanjye kabitera none ninde kabitera ni kariya gahungu kitwa bira kano gahungu kanuza hakurya ahangaha ni kariya gahungu ka Faruku akabiza amate Faruku noneho ni ukuvuga ngo niwe ubasha gushuka umukobwa wanjye amutera ibirungu ku buryo usanga yashoyemo nimba se ubundi umuntu arafata inusu ya sukari noneho Faruku ashiremo ikiro cya sukari ubwo uri kumva uwaryohereza undi yarindi ahubwo uwo mucombero agomba gukompeta na Faruku nimba Faruku ashizemo ikiro mucombero ashiremo kibiri uzareka ibintu bitazacamo n'amafaranga tukayaya nukuri kumbere aho ubundi rwose niba ari uko bimeze hari akandi gahungu bari kumupiganira aho wenda uza kumubwira yongeremo ako hari akantu uvuze katanyuze ngo ndi nturi koko
ubu se ubonye ndi nturi wa muturu wenda aho ngaho none se ko nawe wisunuka ubu se ubona gututse none se ari inturi ari n'umuturu bitandukanye natanga urugero ahubwo reka tubyihorere ikintu mubwiye cyo wari umamagaye nigire no mu isambu ari hakurya mu kabande nuko nyine nanze kuvuga ngo nagusuzugura ukabyita kukugira byabungo kuguca amazi ariko nkubwiza ukuri uriya muhungu wawe mucombera mukebure umugire inama dore uri umuntu mukuru umugire inama uko batereta umugire inama uko barambagiza uzarebe ko amata atazabyara amavuta ubundi ibintu ni abantu ni gute umugore w'amabere abiri n'umugabo w'igihagararo nk'icyo cyawe byatunanira oya ntabwo byatunanira nta kibazo we humura nawe byo kukujya sinzakurira ku nzira we humura nawe ndamubwira hindura imvugo akoresha tereta rero mubwira hindura imvugo akoresha tereta ibindi bizahita bitungana aterete barore niko bimeze ntabwo urugero nuko nta kundi noneho buretse ureba si nkwaye amadakeka yo gutegereza ukabona nkakubwira byose byahehe yego ndabyemera akazi bya bintu birakora ayavuye hehe cya birakora kabisa mayibo ubundi iyi kofi ni uko ari muri bya bihe wenda twavuga hajya android n'iki android iyi ni android wabimenye wabiki iyi ngiyi wayifata na kizimyamoto wumvise iyi kofi uyifite ni kwiturira uba umeze nka meya uba umeze nka mbese ibintu biba bikomeye none bisaba iki kugira ngo uyime kandi mubwira ngo ayo mafaranga ufite asekoni ari makiza ni menshi ni ukuvuga ngo reba aya mafaranga yanjye n'aya ngaya si bisa impamvu ni kubanda wenda nakenye pe nakenye kanemera ariko iyi kofi nyine rero uko iri kuyabyara ayo ni amakeya niyo mpamvu ndi kuba uri kubona ariko asa nabi reka nkwereke reka nguhaya gusa uyime kwa iri makeya se oya ndaguhaya oya ni makeya neza namanze ndebe nayo yashireho urabunyishira kuvuga ngo iyi kofi wenda ubwari wowe ntabwo ya mafaranga iyi kofi ntabwo njya nyigurisha ubundi bimeze nk'icyuma kibuka amafaranga ni nk'icyuma kibuka amafaranga ni nk'icyuma rero kumbwira ngo maya ngahe kandi nakubwiye ko ariyo make ahangaha rwose nawe ubonesha nawe mfasha nk'umuntu ubusenge ko mvuze ni ubwari wowe nawe ndabona urakenye ikabutura n'igice nyine ni y'abasitari abasitari mu busitani hafi none se mvange kamubwira sibyo mpa iyi ngiyi wumvishe none urami iyi ngiyi oya wemye iyi ngiyi n'ubu busabusa wenda upfe kubuntu kuko iyi kofi irahenze nuko byibura yabaye ari wowe nanuza yarayimbaje ako ntayo uzanya iyi kofi uzajya unyugukira utambwira ngo oya utambwira no kuntiza no kuvuga ngo iyi kofi yanjye iriye byibura uzajya ijana rya buri kwezi udakora ibihumbi ya buri kwezi udakora ijana udakora rwose kirambe nkuhaye ya ako buri kwezi umemo angahe byibura umba kimwe cya kabiri nzakongera 20 oya nzagwa 20 nzagwa 20 mbanje niba rwose ntabwo byakunda urabona ngakire mwe nayo impamvu mvuze ni maya ngaya no kugira ngo nyongere no burungurungu byibura nanjye mvuge ni ubundi iyi no iyi ngiyi nagasuru ngaho imanyine manze ubundi baradesa manze ndebe ko nzajya nyakubi byara amafaranga byari ntabwo ari uko babigenda iyi kofi iracyandeba hano ni ukuvuga ngo iyi kofi nuyigeza mu rugo iyi ngiyi uyibika icyumweru wayibika icyumweru mbese ibiri kwikora ibintu n'imigiseca ni imvange mbese bizaza wumvise none ndeke gukubita se oya mvange ntukayikubite nese wigeze ubona nkubita cyane izo nce zimeze gutya ndarebere fete mbese mwa hajya uri umuyede ariko ubu kiyede wakivuyemo none rero mvange iyi kofi yijyane mu rugo urayibika icyumweru nuyikubita cyane ishobora kuba ingumba ntibyara si ubizi ko iyi nka n'ubundi se ku matungo si ubizi uko bigenda iyo wigize nuza nyine rirakurumbira none iyi kofi yijyane urayibika icyumweru zaba yatangiye kubyara amafaranga sawa kanange ibyo twumvikanye nubizi usibye kujya nyara buri kwezi kimwe cya kabiri urugendo rwese kujya nyara nta umva ahubwo utareba inyuma ugatuma sha mwana we babimenye ibyawe dane byagera aya naya ariyesha iki gihugu cyuzuye injiji gusa nka biriya nk'intanga zawe ibyaye ubaze kubita ku gisiga cy'inzu injiji nk'izi irudomoro ni injiji yakoze mwubitseho urufu